ati wapi ntabwo ndi burayi ukandi uraye nagupfumbata ibaze umupasiteri ngo kandi ngo twararana nkagupfumbata umutima ntekereza ukuntu afite umugore n'abana ndumirwa kimese nkora narahagurutse ndiruka kuva umunsi ntabwo nongeye ubundi biriya bintu iyo wabisayishije muri ibyo turi kuvuga iyo wasayishije mu butinganyi bikwica psychology niyo uzanye umugore ntabwo basatisfied birangira ku ruhande ugiye gukora bya bindi wakora gukiri umusore none reka nkubwire hari ukuntu twahuraga akambwira ngo nteye neza ibaze yaniko uteye neza uzukuri keza muteye neza ngo turabasuhuje abakunzi bacu aho muri hirya no hino ku isi ndizera ko mumeze neza abatameze neza muri kandi mukomere umunsi byawe bitameze neza ariko ejo amateka agahinduka waba ubabaye umunsi ejo ukishima mukomere rero nakagaruka turagarutse nk'ibisanzwe tuba twanga kubicisha irungu ntibikabe rwose tugiye kuganira uyu munsi dufite byinshi byo tuba tugomba kuganiraho byabagira umumaro bikabungura ubwenge nkuko bisanzwe rero ndi kumwe njye nitwa Irankunda Bonaventure nk'ibisanzwe Irankunda Bonaventure nzi neza ko bamaje kumenya ariko apana kumenyera bamaze kuba icyamamare bamaze kumenya rwose yego Irankunda umeze uteze shameze neza nta kibazo urakomeye nta kibazo ndakomeye ndashima Imana urabona ko nta mpungenge ndakubona kabisa kinze wenda hari utandebeye inyuma kanshishamo ijisho ariko ndebeye inyuma nta kibazo na smart ariko rero ariko ukuriye kuba umuyobozi asanga narapfubye mu muyobozi kabisa ukaba ariko ndi umuyobozi mu rugo n'ubundi nta mpungenge umuyobozi mu rugo rwawe arya wenda n'abampa n'akagari n'akayongoza da oya n'umurenge n'akarere wabiyongoza kugira ngo iyo washije kumanaginga iwawe ubundi iyo washije kumanaginga iby'urugo se ugira ngo nakari ministeri ikomeye cyane bani ministeri benshi baregura nta muntu begura ubona ko abantu bajya begura bakayamanika mu gihe mu zindi ministeri biba ngombwa ko wenda bakweguza ariko ya ministeri birangira ari wowe wiyeguje yego rero urumva nta byoroshe ariko tujya tubwira abantu turi kumwe tukibagirwa ko hari umuntu tuba dukesha amashusho cyane kuri kamera hari witwa Yannick ibintu ababikurikirana neza cyane buriya iri shusho mubona rimeze gutya riba ryaturutse kuri we ni umuntu ni umuhanga cyane muri ibi mu by'amashusho arakurema bundi bushyashya buriya rero akenshi na kenshi niwe uba ubyihishe inyuma kakazuba noneho karavuyemo karavuye nubwo wenda imvura yari imaze igihe nyinshi ariko igihe cyarageze izuba rirava yuko ni igihe cyaryo ntabwo sinzi iyo ryari ryagiye ntabwo dushobora gushiduka ripororonje birashoboka hari ibyago byinshi ko rishobora gupororonja ni ukuvuga ngo iki gihe imvura yamaze iri kugwa igihe yiyongeje izuba naryo rikazakiyongeza ugasanga igihe imvura yakaguye izuba rikomeje gupororonja cyane kuko urumva ntabwo izuba ryava ngo riviriye igihe ryanyacyo byava ibyumweru bitatu nta n'ukwezi
agiye tuvanga imvura iri kuko ubundi iyo ibintu bisanzwe ubundi mu kwa munani mu mpera imvura itangira kugwa iyo ari kondisiyo nziza mu matariki 20-25 hatangira gutumbatumba imvura iri guteganya kuko hacenda igwa ariko urabona neza tubonye izuba mu kwa munani none dore niho izuba ryava nibwo buriya nubwo tuba tuvuga gutya nuko wenda ari hano mu majyaruguru i Musanze bashobora gusanga hari turere byatse rimaze igihe kinini riri kwaka cyane ntabwo nka burasirazuba za Bugesera za Nyagatare bashobora gusanga rimaze iminsi riva birashoboka twe tukirebera ibyacu none bibaze ko muri kuryinubira kandi muri Musanze bibaze none abantu bari i Kigali uko hagera ukagira ngo uri mu itanuramwa y'umuriro utahamenyeyeho ukirenga ku giti cy'inyoni abantu ahita wumva neza ko ikirere gihiye none sasa rero uva i Kigali noneho watake kiriya gice cyo mu burasirazuba uko uzagenda winjira mu burasirazuba bwa nyabwo uzagenda amazi akumanuka mu ikote gake umva amazi ari kumanuka mu gitirigongo twagira ngo ya zone bajya bavuga yapfumutse kakayungiriro k'izuba wajya mu kapfumukiye za Nyagatare ubundi kariya kayungirizo se ugira ngo ntituzakirangiriza wajya mu kapfumukiye za Nyagatare riravu ukagira ngo neza ako kayungirizo bavuze nta nakahabarizwa pe ariko ubu tuvuga nawe wasanga ari nta n'agati na kamwe wahabona twose twagiye duhunguka banzira izuba ryo riri gutuma n'imihanda hanze yanyereye ku mbuga nkoranyambaga iri zuba rero ryo ntabwo ribasha kugera kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga pe ahubwo nitwe tuyinyereza nyine twebwe riba ryaviriye twe rigatuvira tukarangiza tukanyereza imbuga zo zahiye amajwi ya ba Pastor Mutesi arimo gutrendinga amavideo ya Eva ako biriya bintu nanjye buriya urabona banabyitambukira bigenda ariko umuntu akibaza ni gute abantu bifata umuntu muzima akifata video nk'iriya urumva akifata ari amajwi ubundi agakubita kuri za social media ubundi biba byagenze gute kugira ngo twisanga ahantu dusange biriya bintu bidusange zitugereho zigere mu bantu biba byagenze bite uriya Pastor Claude niwe washyize hanze ziriya sound ngo hari na video ariko ntabwo ariko byahereye kwitwa Ezekiel iyi saga ubundi iyi saga ya majwi y'aba bagore ahubwo hari ikiganiro yatangiriye kwitwa Ezekiel wakira niwe wundi wabanje kuyakora noneho nyuma ntabwo ba Pastor Claude bese bafatiraho barataka ahubwo hari video nabonye Pastor Claude mbere yuko bisohoka Pastor Claude niwe wakoze ikiganiro arimo aravuga ngo hari video afite agiye kwishyira hanze noneho nk'ejo nibwo byatangiye gutrendinga amasound n'ibindi bintu byose bitatangira kujya hanze ntabwo Ezekiel ntabwo nigeze mubona we byagenze ute Ezekiel niwe wundi wakoze ari amajwi wabanje kuyata hanze yakoze ikiganiro yavugamo ari kuganira n'umugabo n'ubundi bari kumwe barimo pasiteri witwa nde n'abari Pastor Paul ibintu nk'ibyo niwe ubundi ubu ngubu byaturutseho gusa birashoboka ko hari n'abandi baba yafite ahubwo ugasanga noneho uriya we afashe gisasu ntoza arekuye arekura rokete hari ibintu by'abintangaza ugasanga nyine reka mubwize ukuri njyewe niyo naba nyafite ntabwo nayashyira hanze yewe kubera ko ari ibiboro by'imbuga nkoranyambaga abantu barimo gushakishirizaho nta kandi kazi kabaho hari igenya mbona YouTube iba ivuyeho abantu benshi bapfa kabisa kubera ko n'ibi bintu umuntu abona akumva ngo hari amajwi agiye hanze byose ni amaco y'inda ariko burya byaba amaco y'inda bashaka amafaranga burya tekereza buriya kugira ngo ikiganiro kize gutredingwa cyangwa se kize gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga hari process kiba caciyemo kugifata
kucyaprodinga uragifata ukacyumva wowe amara kucyumva akavuga tugafata umwanzuro uti ngiye kugisohora umva gufata nk'ibintu nka biriya izo tepo zose ukazicamo kuba ngo ngiye gusohora ikintu nka kiriya buriya nawe hari ibintu mukuru w'igihugu cyacu yavuze uvuga ngo iyo umeze kuriya umutwe uba urimo ubusa ni ukuvuga ngo umutwe ni ukuvuga ngo ubwonko nibwo buba bwambaye ubusa ni ukuvuga ngo ntabwo ari wowe wambaye ubusa mu mutwe nta kintu kirimo n'ubwonko buba bwambaye ubusa kandi buriya ni uburozi baba bari gushyira mu banyarwanda tekereza biriya bintu urumva imbuga nkoranyambaga nibwo bavuga ngo tugomba gukoreshwa n'abana guhera ku myaka 18 kuzamura ariko ntago wabikontorora n'utanu usanga ari kureba kuri YouTube urumva wowe bintu nka biriya ukubona umwana wabiguyeho kandi wende ntago uri kumwe nawe aragenda yarabireba afite umwana gusa ubwo uwo muntu nakurira muri imihanda ubwo mukandi twakuye ko mukumbana bari kubisubiramo public ariko ko ntago arazini abazini kumva ewana kumva kabisa ise amene umuceri barabana ntari byiza pe abonge kubwanje buriya kubwanje pe bari abantu bazabashakira n'ibihano bari ababisohoye n'abandi bameze ko ntago ari bariya gusa n'ibindi n'abandi bazabikora n'abandi babikora undi kamubaze ari uwa record nzira ya video wayifashe urumva ari no wayisakaje urumva buri umunyabyaha kurusha undi ninde umunyabyaha kurusha mva bose kumva reba umuntu wayifashe kwanza reba umuntu bwe wafashwe nyine barayifataho nta kibazo no gutereka telefone hariya kuba wanayifata akayifata buriya haba umuntu yuko ngo wayikwirakwije iyo atagibona ntago yari kubona icyo akwirakwiza urumva icyacaturutse kuri wundi wayifashe noneho undi wayikwirakwiza ariko wayikwirakwije yayikuye kuri wundi wayifashe urumva rero bose ahubwo wa wundi wayifashe niwe ufite ibyakurusha wayikwirakwije Jeste reka nkubwire ubundi hari ukuntu ajya avuga ngo nta hahandi hepfo nta mukwaha hose aranuka ubundi yaba wayifashe yaba wayifashwe yaba wayikwirakwije bose bari mu gatebo kamwe njye burangiye kurankinga umunyabyaha wenyewe wayikwirakwije niwe mubi wayikwirakwije hanyuma se wayifashe ntabwo ari we birashoboka ko wayifashe atari wayikwiyakwije ntabwo uwayifashe we nyir'ubwite nyirayo urumva kuko ibintu biri private biri uncontrollable yayifashe mu buryo bwe buri private ngo bimarike urumva yafashe mu buryo bwe buri private ahubwo noneho icyo twakwibaza yaje kugera hanze ite kugira ngo irinde ya sakara reka nkubwire Justin hari ibintu bibaho urabona bariya ba jihadi reka ngaruke wenda ku nkuru ya jihadi kera yago yigeze gushyira hanze video sibyo ashyira hanze video sinzi niba barayibonye narayumvise jihadi ariko ari kwikinisha noneho jihadi yahise yarabyutse ajya kuri mikoro aravuga ngo ni kwa kundi ndaya dukora online sicyo bivuze ni ukuvuga ngo bariya bajene ab'umukobwa hari abantu benshi nzi bajya bacuruza amavideo ya nyine online noneho nk'umukobwa hari igihe afata uwo yifata video akayigurisha uriya mukobwa rero yayifashe akayigurisha ntabwo azi ibindi bintu biri bukurikireho nyine tu sibyo kandi arayicuruje arayimpaye ntabwo anzi urumva ntabwo azi icyo ngiye kuyikoresha none ni video ashobora no kuba ashobora kuyifata uyu munsi ikazasohoka nyuma y'imyaka 10 kabisa igitrending ikira hari ahantu yibereye hari ahantu yibereye ikazasohoka nyuma y'imyaka 10 akaba bitrending sibyo umubebe yarabaye mukecuru yaranashatse ntabwo igasohoka ari uko umukobwa
agiye gukora ubukwe sibyo akaba ari gusohoka none biriya bintu hari igihe abatari umuntu nyiri video ushaka kubishyira hanze ariko ahubwo we akaza kugira uruhare mu gutuma video ijya hanze kuko ntabwo mwumvisha buryo ki uyifata video wambaye ubusa ugiye kuyicuruza si byose ugiye kuyicuruza ni nko kuba wemeye ngo icyo bazayikoresha cyose ndacyemeye kuko urumva already buriya nibyo bajya babana ngo ibangana ry'ababiri ariko buri ibangana ry'umuntu umwe bango iyo video icyo gusohokaho ikajya kuri namba ya kabiri kundi muntu umenye ko ibyo bintu biri uncontrollable sibyo kuko ushobora kumubwira utumba bare ntuzagira unduyiha ariko nagaherezo ndi nawe akamubwira ati mbabarire pe no kuri umuntu wanyu wanjye ndayiguhaye irebera uko bimeze ariko ewana bikugarukireho nawe bikagenda gutyo bikaragira ikwirakwiye ariko ubundi umuntu uba ufite ikibazo kurusha nabo ngabo bandi muri kuvuga ni uwo muntu byaturutseho ubundi wayifashe niwe wayifashe firstly wayifashe uwo ngo wa mbere uyifata yego wabuze ibyo ufata ako se buriya babuze ibintu ufata ku buryo uyifatana none hari igihe aba yishakira amafaranga none se niba ari wo mwuga we ahubwo nanjye burana icyo nagiye kubaza ni rimwe ubonye indaya ku muhanda ese ziba zuzuye okay kubera ko inyuraho noneho ukavuga ngo iriya ni indaya ni ukubera ko iba yaje ku muhanda ushobora kubitewa na location yisanzeho ko yambaye uko icyari ibintu byinshi nyine ushobora gutuma ibyo gukora yego urumva ni ukuvuga ngo bariya bakobwa bari ku muhanda umufashe video nta bintu bya danje nyine n'ubundi niko kaza bakora sibyo rero n'abariya bajene bariya amavideo yabo ajya hanze nibo baba babigizemo uruhare aho ikibazo ni uko yakoze ijya hanze bagahita baza bakarira ngo amavideo yacu ibiki n'ibiki bari twebwe kandi ibimenyetso bihari ako se no kubera iki buriya muri minsi ibintu by'amavideo n'amafoto byo rukozasoni biri kugaragara cyane natangiye nkubwira ngo YouTube ivuyeho hari abantu benshi bakwicwa n'inzara ndavuga ngo iyi YouTube ntabwo iyo ushyizeho ibintu biri seriye ntabwo babireba ariko iyo ushyizeho ibintu biri aho ngaho nyine by'ubugoryi bahita babireba biruka bihita bitrendinga cyane none se nyine ubwo uzare umuntu ukora inkuru zo gusebanya uwo nguwo ararya arinjiza cyane ariko umuntu ukora ibintu byo kwigisha kugira ngo uzabone abantu babone ngo bamwita idage none se nyine ubwo icyo ndi kwibaza tutarajya ku rugo nguko wenda bikwirakwira kuri social medias ni ukubera iki nyine ibi bintu byo kwifata ayo mavideo n'ibiki muri iyi minsi bihari cyane wayi kuko ibintu ntabwo mu minsi yo hambere byabagaho ariko muri iyi minsi nyine urabona kenshi na kenshi hari igihe nk'ubu urugero ni uko wenda akenshi abantu ntabwo bashaka ahantu hamwe amaramuko hari abashaka amaramuko mu buryo nk'ubwo ngubwo bwo kwicuruza ariko urumva ayo maramuko ubwayo nta maramuko utakwishimira hari abashaka amafaranga mu bintu mu by'ukuri bidafatika ariko bakayabona ubwo rero ubwo bishatse ko muri iyi minsi hari abantu bari guhitamo gushaka amafaranga muri ubwo buryo budafatika kuko babonye ko n'abambere wenda banayabonye ngo byafitanye isano se na wenda n'ubushomeri n'ubuzima bwakomeye bwa crise y'amafaranga bifitanye isano rero hari ikintu ngiye buriya ntemera pe n'iki na gitoya tuvuze ngo bifitanye isano twaba tubeshe kuko babikora usanga ahubwo bafite n'amafaranga ariko bayakuye hehe n'ubundi wasanga barayakuye muri uwo mwuga ariko impamvu ibyo bintu ntabihuza nk'ubu ni urugero abashomeri hanze aha si benshi yego si benshi ni benshi cyane none se bose baje ku mihanda baje kwicuruza ngo nuko ari abashomeri bivuga ngo uriya ni nk'uko uvuga uti ngewe iki sinagikora
kandi wenda kikari na cyiza ariko uvuga uti nkurikije amarangamutima yanjye n'imyemerere yanjye nuko nkozwe nuko ntekereza nshaka akazi ntabwo nagakora. Uriya rero buriya bite n'imitekerereze yacu igiye itandukanye we akavuga ati nje mpisemo kuba indaya. Ubyukuri ako ntago ari akazi ariko wowe ubihisemo. Ubwo ukumva n'amahitamo ya buri muntu bite n'amarangamutima ye nuko aremwe n'ibyo atekereza n'umwanzuro we ubwo yashobora kwifatira. Kandi ubona ko ntabwo byakombye kuba biniganje mu gitsina gore. Ndibwira ko bifitanye isano n'ubundi byo na jobless na bushomeri sibyo, ariko none ugasanga hari abantu badashaka gukoresha amaboko. Urumva ntashaka kuba akoresha amaboko ariko ashaka kubaho neza. Yego urumva ashaka kubaho neza ko ntashaka gukoresha amaboko nangano ngakora utuzi ngo twatuzi bita udusuzugurize. Urumva kandi ashaka kubaho neza, ashaka no kubaho ubuzima buri hayi. Uzi ukuntu buri abari abantu babaho ubuzima mubonye mu nzira sugira ngo wamenya ko ari umwuga umutunze wapi usanga bagenda no mu mavatiri neza kuko urumva ubwe abari kwicuruza we ubwe ku giti cye n'igicuruzwa we ni duka rida nta kurangura nta kwishura inzu nta no gakopa wenda ngo nakopa abantu benshi ngo butike irahomba. Urumva rero niyo mpamvu biyitaho cyane ariko ugasanga mu byari byo byose mu mutwe nyine aba barangiritse. Ni ukubabona bagenda ariko mu by'ukuri nta kintu baba bagendana. Ntabwo ari wa muntu waje gushakaho inama nyine aba yarangiritse mu bitekerezo. Urabona rero ko ubu ibintu by'ubu nakwita niba ndabyitura nanga nabyita iki biri kugenda bifata indi ntera ariko bikajya kuba modernize. Niba nabyita modernize urumva ubuntu bango buriya bari abantu basigaye bajya guhagarara noneho za class twakwita za class ubu ntabwo zijya gutega hariya. Ubwo nizo zafashe zimwe zikorera online. Urumva hari zikorera online urumva zikorera kuri tere n'izindi noneho zijya agafata indege afata trip akajya Dubai. Urumva bamwishyuye itike y'indege bamwishyuye ikintu byose akagenda agakora ibyo akora yangiza agahita agira gute agehuka akagaruka. Urumva he n'abandi bakorera kuri telefone gusa ariko abakomeye bameze nk'aba bakorana wenda ugasanga nk'amahoteli. Urumva hari abo bakorana ku buryo iyo haje umukiriya akavuga ati nkeneye umuntu uri classe wenda ndaza nk'umunyamahanga akaza ati nkeneye bagakora ku rutsinga. Ariko rero burya ibi birarutana ntabwo ari kugira ngo bishe ngewe byose ni bibi nta cyiza kirimo ariko kugira ngo wifate ubusa bwawe bwose uko bwakabaye ubushyire kuri social media ufashe gahunda uti ngewe none ngiye kwicuruza muri ubu buryo ariko nje nta mafoto yanjye nshaka kasohoka ukagenda muri style ukagenda bakaguha amafaranga ukayisubira iwawe gutyo wenda wowe n'undi mwakoranye akarumwe mu bizirana nibura ibyo birarutwa pe kwifata wose uko wakabaye ukifotora. Rero buriya ntabwo bizi nese bikamwereke nese ubundi katurere nese uzi ngo ariya majwi asohoka akajya hanze uriya muntu bashyira hanze uzi ngo niwe uba ushaka ko bijya hanze. Hari igihe none uryamana n'umuntu akaba ufata amajwi akayafata se ubwo kuko uriya nk'amajwi yo ndabyumva ashobora kuyafata mu buryo buri siransiye sibyo akayafata ariko nka video ni yayifata utari kureba. Video yo ni ikintu nyine bisaba ko hari ikintu cyagiteretse hariya niyo gutega phone kiri kugira hari niyo gutega phone man bayiteretse nk'ahantu utazi utari kureba. Kandi ibyo bintu nigeze kubibonaho kenshi cyane kenshi hari amavideo amwe yagiye asohoka hanze urukumva ngo ni umujamo wafashe phone ayitereka ahantu bahita bakora ibyo bakora hanyuma video umujamo agahita ayishyira hanze. Yigeze kubaho ndetse nta video wigeze ubona yigeze gucaninga kuri Instagram y'umujama wajyaga gupfubura umugore w'umusirikari. Ntabwo nyizi iyo video yigeze gucaninga n'uwo mujama wari wayifashe. kari hatarimwa isi rero buriya uzi ko buriya u Rwanda narwo rukugenda ruba Sodoma rufata indi ntera mu bintu bijanye
siko bya byaha ubundi Imana yahoye abantu bisodoma na Gomora byose mu Rwanda ubu birahari birimo harimo ubutinganyi ubwo burahari hari nabo bwemera ko babukora officially urumva ibyo bintu by'ubu ariko ranje hari ndatekereza wenda nubwo wenda kubibona bitagera bitashoboka nta buryo leta yabirwanyamo kubirwanya ikagira icyo wenda igana nk'abantu wenda ikabana mu buryo bw'umwihariko n'abandi bakaba bareberaho ikibazo rero buriya kenshi wenda nk'ubu nk'aya mavideo bakagenda nkuko turi kwa ngondore wabikwirakwije niyo bakagenda paka none tarakinga bakageza kuwa bitanye kuwa mbere kiko na covid uwayanduraga mbere baramumenyaga bakurikije ukuntu bagiye bandura rero kubera ko bakabahana bagafata wenda nka kigroupe kimwe bakagihana ku buryo n'indi ya kabiri yaje gushanza kavata ibi bintu iyo umuntu byamubereye isomo ngenda nabi buriya nuko wenda bafite akazi kenshi buriya ubutabera bafite akazi kenshi n'iki akenshi iyo nta muntu utanze ikirego buriya hagize nk'utanga ikirego wenda nk'unkura abagore bari gukeka wumvije ko bari gunoganuga ngo Pastor Mutesi n'uwitwa Mama Charlene urumva nibo ngo bakwira bari kunogwarwa ngo ayo majwi ngo nta yawo sinzi ariko bazoro umugore wanjye sinzi n'impamvu aribo sinzi ari amajwi niba ari ayabo koko yumvise urumva sinzi impamvu ari nabo batekerejweho ubwo ni ibivugwa ariko burane wa muntu ntakavugirwa ubusa ku musozi ubwo kabayahakana akikoze nuza Mama Charlene bamuhamagaye yagira icyo abivuga ahita akupa telefone urabizi kenshi nta nubwo ngewe ntabwo yego nyine nanjye nshobora kubibona gutyo ariko kenshi ntabwo njya mbyemera 100% nyine tu nuvuga ngo aka kanya Justin simfite ijwi ryawe ijwi ryanjye urarifite ntabwo waribura ndarifite nshatse twaba turimo kugendana gufata phone ya kurikodinga birashoboka byonyine iyo ufite ijwi ry'umuntu ushobora kujya muri AI ukamukoresha ibyo ushaka sibyo aho kandi simwicaye aho ngaho muri babiri uzi ko ifoto yanyu mumeze utyo aha kandi ushobora kwishyira ushobora gukoresha AI tugasomana mugasomana ugahoberana mugasomana kandi ntabyo twakoze kandi ntabyo mwakoze ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ijwi ryawe njye ntawe mpfa kubyemera iyo ntabonye video yawe ngo nkubone no mu maso ntabwo napfa kubyemera none se mu minsi yashize si hasohotse video ya buri kantu bakavuga ngo uriya ni buri kantu umujama bita Kazungu ka boss niwe yashyize hanze ako se mwabonye arinde mwabonye arinde ni umujama w'umunyamerika uriya ni umujama iriya yari video yose nyine tu ubundi hasohotse video y'amasegonda 11 none baragiye bakatamo akantu gato urumva imitwe irasa kimwe birogosheje kimwe urumva bire kandi ni bisanzwe ku muntu urimo kureba ku ruhande ureba mu musaya gusa wagira ngo ni umurasa sibyo sari ukuntu ujya uhura mu muhanda n'umuntu ukabona sana runaka ukamwitaho n'ujya gusuhuza bamwitegereza neza noneho na buri kantu nawe asa n'uwo mujama ni umunyamerika usanzwe ukina amaporno hanyuma Kazungu ka boss aragenda akata ka video gatoya hanyuma agashyira kuri social media ngo dore nguyu buri kantu kandi video yose yari ifite iminota myinshi cyane yari ihari none ku bantu bayibonye wenda barayibonye ntabwo yari buri kantu urumva icyo nshatse kuvuga ni iki hari igihe bashobora gufata amajwi y'undi muntu icyo ni icya mbere cyangwa se bagafata ijwi ryawe bakarikoresha bagakoresha AI barangiza bagahita bakora amajwi hari gushya sibyo nesa ya majwi birashoboka ko ijwi ryo bari transformye mo ry'undi muntu n'amashusho ariko se kiriya gikorwa
nacyo cyakaba ari iki AI ari gihimbano cyangwa cyo kikaba cyarabaye ariko amajwi bakoreshejemo ari ama AI. uzise njyewe buriya iyo ntarebye umuntu mu maso ntabwo mpfa kubyemera 100%. nyine kukubona none se hana ugiye kuri internet wabona amavideo y'urukozasoni kubera iki satafata igice cyo hasi AI ishobora kugufata wowe n'uwo mugabo mwicaranye mugasomana kandi ari ifoto sibyo biroroshye no kuba yayafata akabakora mwebwe muri ahango muri babiri murimo gutingana sibyo se biroroshye. None se ko AI yateye abantu bazajya bamenya ukuri ntabwo iraza gusenyera abantu ariko rero buriya wenda ibyo ari kuvuga wenda biri kumvikana kandi ni nabyo ariko burya iyo hari abatekinisiye baba bazi kureba ibintu bakareba nk'ifoto bakayireba bati niyo AI ariko hariho n'abatekinisiye bareba ifoto bakavuga ati iyi foto ni originali ni iy'ukuri. Gusa dukurikije inkomoko y'ayo video y'ayo mashusho ayo majwi nakurikiranye ikiganiro witwa Pizzo wo kuri Max TV yagiranye yahamagaye uwo mupasiteri wo mu Uganda waganiraga na Ezekiel urumva abivuga ni muzingo bavuga ukuntu ngo Pastor Mutesi buriya ngo yabaye mu Buganda igihe kinini banza hari urusengero yagizeyo yabaye mu mushumba ariko bakavuga ko yigeze no gukora ngo ibintu by'uburaya mu Buganda sibyo none uwo nguwo wabahagaye makuru ni nawe wari ubitsa ayo mabanga ngo ya Pastor Mutesi bivuze ngo niwe yashize hanze niwe wundi yakomotseho kuko niwe ngo yihamagariye abo baeze kera aho ati muze ati nkajya ngo mwabuze content timuze mbereka ati bari abantu bitanga abakozi b'Imana mbabereke shati genda bafite urumva aba batayemo ubwo yaba yarabikuye yaba yarayafashe mu buryo bw'umwimerere cyane yakoresheje iyo systeme araga buriya nuko wenda gusa wenda kuba Mutesi wenda ari pastor hari igihe umuntu akora ibintu wenda akiri mu byaha sibyo byo yarabikoze muri akiri mu byaha yaranasayisha akisanzura nyine no mu video akaba yafatwa sibyo ariko ntago ari ikintu twakagombye kumukubitisha uyu munsi urumva kuko niba ari ibintu yakoze mu myaka ishize wenda atarakizwa ntago mbizi cyangwa se wenda akaba yarakijwe ariko atarakizwa neza reka bari ko tubivuga ashaka kuba ariko none se abenshi bari mu iyobokamana ariko bihisha barahari benshi kukizo utavuga ko yanabikoze ari pastor n'ubundi bivuga ko yabikoze ari pastor ariko bishoboka ko icyo gihe yaratarakizwa neza nuko ubu akaba yarakijijwe ahubwo zo video zikaza zikoze uyu munsi kandi bigafatwa nkaho ari pastor ari Mutesi wungu uri usubira mu byaha kandi ibyaha yarabikoze kera akibiri ariko uko byagenda kose uhamya neza yuko buriya baravango ingaruka z'icyaha ntago bibura Imana ishobora kukubabarira ariko ingaruka z'icyaha zo zigakomeza nubwo yaba yaranabikoze icyo gihe tutazi zizaba ari ingaruka z'icyaha zaba ari ingaruka byo pe ariko reka nkubaze siduhora mu nsengero ukaja kumva umuntu yanya ati nje narinda yagusya na gusya ati none ubu ngubu nkora umurimo w'Imana gusya na gusya ariko yahura n'akabazo runaka ukaja kubona uko yasubiye ku muhanda cyangwa se umujura umuntu akihana ati ubujura naraburetse tukaba turi hano umukozi w'Imana ejo cyangwa ejo bundi ukabona yabisubiyemo none se gukizwa ntago bibaho gukizwa bibaho ariko iyo nk'iyo wasayishije nk'uko nguko iyo utabibayereye maso birangira usubiyeyo ariko icyo kintu cyo ari uwo mukozi w'Imana twigeze kuganira mubazaho nicyo kintu uri kumubaza umuntu wakijijwe atarasayisha mu byaha n'uwakijijwe yarabanje gusayisha mu byaha itandukaniro bashobora kugira cyangwa se ufite ibyago byo kongera kugwa vuba yego
tuza gusanga umuntu wabanje gusayisha mu byaha cyane aba afite ibyago byinshi byo gusubirayo cyane rwose. kuko uriya muntu abasabwa gusenga cyane akamara amazi kuko muwenderere rero akagira intege nkeya ahita asubirayo ikosa ritoya n'akarama ahita abisubiramo noneho iyo abigiyemo hari igihe agenda noneho akagenda wese agakwama kuko ngo hari ukuntu ngo abadayimoni nanga se imyuka mibi yamukoreshaga ngiza noneho ikavuga iti rero naducitse ikaza yikubye ari ibitero. Niyo mpamvu rero akenshi na biriya ntabwo twabigendera ngo twumve neza yuko wenda yaba yarabikoze akiri mu byaha nkuko nta n'icyo tuzi wasanga yaranabikoze n'ubu, ariko ibyo rero byose twebwe icyo twanariza n'icyo tubona tutagendeye ngo yaba yarabikoze ryari. Yaba yarabikoze kera ni ingaruka z'icyaha, niba yarabikoze n'ubu arihishe ibyo arimo ntabyo azi, ubwo ari mu bintu atazi. aho yashaba reka mubwire Justin ntibajye birirwa batubeshya ngo ni abapasiteri ntibajye birirwa batubeshya kubera ko hari igihe baba barimo kutubeshabesha hariya ugasanga barimo baratubwira ngo ni abapasiteri ntarebe ibyazajya tubimenya gake gake. Akenshi na kenshi ariko abapasiteri buriya nabo hari ukuntu muri iyi minsi hari bagenda banduza iryo zina ku buryo izina pasiteri rigenda ritakaza agaciro. Mbese pasiteri buri gihe kubaho ubwo iry'amaramuko so igiye gutakaza agaciro umwimerere, kuko kumva ngo muri lodge ngo bafatiyemo ngo pasiteri, kumva ngo pasiteri niwe wakoze ikintu nka kiriya kitanakorwa mu buzima. ubu turi kumva sagazo witwa pasiteri Nemeye uyu wa hano haraguru hano se i Musanze yagenze ute ntari mu manza n'abana be n'umugore we n'umugore we cyangwa se yabariye imitungo akagira gute akabagira gute. mani bajye bareka kutubeshabesha nose nta pasiteri uzi babatinganye ntabwo uzi babatinganye ngo barahari cyane yabo wansaba genda umugani ukuri yani umupasiteri uvuga pasiteri nigeze kujya gusura iwe aransaba yaransabye mpamaguruka ndiruka. ubwo se yagusabye gute bitangiye ati urumva nyine bwa mbere ubutipe nano agiye kudengora imbiye ngiye bwa mbere nagiye kumusura bisanzwe nyine tu nk'umuntu wanjye ndetse no kubera ko turi kuri kamera ariko nituva kuri kamera ndamukubwiye ntuyemewe noneho njya kumusura bisanzwe numva nkaranganiriza arimo arambwira ku bintu by'abatinganyi anambwira ngo erega abatinganyi ni abantu nk'abandi kandi ari pasiteri agatangira ubatangiye kubashyigikira pasiteri abo bose bafata kimwe nta birenze urumva. hashize nk'icyumweru nsubira kumusura bwa kabiri ari nijoro mani afite umugore n'abana bariya bajene ngo batera bakanaterwa ntabwo bapfa kubavumbura urumva. nabo hari abamegisiteri usanga yaranimariye ariko iyo ngeso anayigenda. noneho ndiwe turaganira hanyuma noneho numva atangiye kumbwira kandi afite umugore atangira kumbwira ati none se warara nawe ati wapi ntabwo ndi burare ukandi uraye nagupfumbata ibaze umupasiteri arambwira ngo kandi ngo twararana nkagupfumbata. umutima ntekereza ukuntu afite umugore n'abana ndumirwa ikintu nese nkora narahagurutse ndiruka kuva umunsi ntabwo nongeye ubundi biriya bintu iyo wabisayishije muri ibyo turi kuvuga iyo wasayishije mu butinganyi kwica psychology niyo uzanye umugore ntabwo basatisfied birangira ku ruhande ugiye gukora bya bindi wakora gukira umusore. none reka nkubwire hari ukuntu twahuraga akambwira ngo nteye neza ibaze yaniko uteye neza
Kuri keza muteye neza ngo ngo abakobwa ntabwo bajya kurwana mayi. Umuntu w'umugabo uri kumbwira ngo nteye neza ndagaje. Kandi ubundi muri rusange twebwe kuko banuteye neza biragoranye pe mba mbona uri umuntu uraho utere aho no mu bagabo bameze ateye neza ntarimo. Oya bari abajene bashobora kuba bakunda utuntu tutuminyone tutumaneke ngo nuri size. bari abantu baba bafite ibibazo mu bwonko pe. Ya bino bintu by'ibinuza byatangiye. Kandi shaka buriya reka nkubwire. Uziko buriya no mu bigo by'amashuri mu biki bino bintu buriya byatangiye kera. Bireze. Ntabwo ari n'ibintu by'ubu ngubu. Buriya hariho na mushiti wanje mfite we nta nubwo yanarongora. Afite nk'imyaka ngereranyije ni nka 40 kandi aracari umusore. Ariko wakubwira amateka ye. Birashoboka kuba ataranazanye n'umugore ari nabyo byamurindagije. Yagiye yinjiramo neza abyinjiramo kandi ntiyabura ishapure. Agenda ishapure. Baba we ni umukristo wo mu rwego. Akora no mu gipadiri. Nanjye ndabizi hari umutipe yari n'umuhanzi aririmba indirimbo za gospel. Sibyo? Gituziranye rimwe arambwira ngo musure. Urumva? Nangu hene. Oya, nari muzi kuko urumva. Ikaro kumusura cyane tukakumusura nyine nk'umusore tumaze iminsi tuziranye inshuti yanjye. Urumva? Ariko urumva uziko nagezeyo. Kuko igihe nageyeyo ndarara. Nkumva tangiye kunkabakaba. Yabana. Abatipe nase njo mujamana mu menye. Hari n'undi kuri segondera ahantu twize. Nawe ewana. We yafashe nta n'umuntu waranaga manzi byageze akagera wenyine. Yararaga ariko nkomereze hostel mukabakaba. Byaje urumva. Ewana. Urumva ntabwo ujye sinzira no kurara uri kusunika amaboko uri gusunika. Urumva? Bira bintu nese mbona ko byatangiye kera. Ingoma boro n'ibyufu. Kandi byatangiye kera. Ure hari abantu benshi tubona bari kugenda mu muhanda. Kandi ari bya bizongwe bitereye aho. Ari ewana. Utabitwakiye cyari ko ewana private. Niyo gahunda biberamo. Umba mbona ibintu by'umuhungu nkabona ni biteze sene. Uwo mujama kugira ngo mumenye gusa bamanje bambwira naje icyo gihe ndumva nari mvuye ku ishuri banyirukaniye Minervari mbona burije mbona ntanagira mu rugo kandi mfite umujama yari n'umuja ufite inzu pe ariko niyo nzu nabuje kubarira nsanga n'intirano ntago ari ndavane burije ntanagira mu rugo nja kurare kuko nari namuhamagaye yuko ninzi kaba ukwe nyine bangeze mu rugo nka 2 ngereranyije we nta nubwo yategereje uburiri ibyo izo stili yatangiye kuzikura tukiri muri salo nawe si umujama nararana nawe tukiri muri salo bitagenda hari nka 2 naraye mu rugo ubwo se ukigira muri salo yatangiye naraye mu rugo ubageze muri salo gatangira ko nyine ibyo bigambo ibyo bugambo bw'ubugoryi ubwo nyine pe ku buryo umuntu projecta iyo ufite amakuru hari ibyo wumva ko uyu muntu ntago ari serious yego tubona ko atari serious ko uyu muntu ku mutima tu biteye ko nyine ntago ububaza ariko utazi neza ko uwo muntu byashoboka ko yaba we pe ko uyu muntu rero naravuze ndaranye niyo duhuye aba no muri uyu mujyi kuko no muri uyu mujyi uretse karashaje kandi ari umusore niyo duhuye aranamwara reka da akibukiye scenario yabaye njyewe nta nubwo nategereje ngo nahise mvaho ngaho ntavuye nka 2:30 nageze mu rugo icyo gihe nagize amahirwe hari umumotari wiri iwacu namusanze no mu mujyi ndabani yanjyaniye n'ubu nangeza no mu rugo yangejeje ara ku rusenge ndirwariye none bino ko bifata indi ntera kandi bamubona agenda n'umutagatifu wo mu rwego rwo hejuru rombe mana itakuye kurengera abanyarwanda kuko urasimana koko karuko we nango sigaye ngo yihangana
itari nka kera ngo yahaniraga abantu abatinganyi bo barahari urabona bitazaba nka singa by'isodomo n'irwo ndakubwiza ukuri abatinganyi bo barahari ukaja kubona ukuntu umuntu akubise imyaka 45 40 atari yarongo uwo muntu akozwe mu cyuma wabona niba n'ibintu by'ibyorezo none se buri munsi abona 5,000 uko ashatse akaba 10 20 kuno umuntu akubise imyaka 45 umunsi umwe nigeze kujya mu mahugurwa ku bitaro none ngeze mu mahugurwa hari mu gitondo umujya umwe none ahita azarambwira ati nase yani nawe uje mu mahugurwa nawe ati yego nawe ati yego yari amahugurwa y'iki yari ASRH what is what ni bibi ni ubundi ubyite ni namahugurwa y'ibijyanye n'imyororokere ya ibyo bari barimo twigisha noneho arambaza ngo nawe uyajemo nawe ati yego bari badutoranyije nyine mu kagari bari bafashemo ndibaza kuko bafashemo abantu babiri ni njyewe n'undi mukobwa noneho agakomeza akabimbaza arigendera bimwanga mu nda aragaruka twari dusanzwe tuziranye ntabaza ati yani nawe uje mahugurwa nawe ati yego ahita ambaza none se utambeshye umbwije ukuri ayo mahugurwa n'ayiki ndabimubwira aravuga okay ahita ndeka ajya kubaza undi muntu maze ngo ayo mahugurwa n'ayiki arabimubwira arangije yaraje arambaza ati yani nahingiza ngo nawe uri umutinganyi arambwira ati kubera ko ejo hashize iminsi niba ari 2 cyangwa 3 hano ku bitaro ndi kuhaza none nkasanga barimo barakoresha amahugurwa abatinganyi none bakabaha n'amafaranga none muri ayo manama ngo yabonagamo abajama bose ba hano mu mujyi abo utatekereza abo uhura nabo ku buryo utabikeka ugasanga bari muri ayo mahugurwa rero yari yatekereje ko nanjye ndi muri abo ngabo nanjye ndi umutinganyi rero urumva ibyo ngibyo murimo kuvuga ngo ubutinganyi mani umuntu wese biragoye kugira ngo uzatekereze umuntu ko ari umutinganyi abo uzi wowe ni bake cyane ni bake cyane ibintu bireze uzi ko n'igihe ujya kubona ukabona nka korali iri kuririmba ubona nk'umutima gutingira urutoki ati kiriya kijya basore kureba kireba nubwo kiri kwikaraga muri ya korali kiriya ni igitinganyi tiruharwa kandi ntabwo bapfuye kubivuga bafite amakuru urumva urumva ni ibintu biri kwica n'ibintu rero bigufata intera ntabwo nzi impamvu yabyo niba ari satani wahagurutse ntabwo nawe umuntu areba umuntu akifata ni muzima nta kibazo afite si n'umusazi akavuga ngo nje ngiye gufotora ubusa akapostinga akabukwirakwiza si ubwo umuntu ugura ukumva mu by'ukuri mu mutwe ari muzima rero nsigaye mbona abantu ubu ntabwo batandukanye n'abakera pe uzikaba abantu benshi ubu ari abantu batari serious gusa generation no ziri kuza z'ejo hazaza ntabwo nzi ukuntu zaba zimeze ngaho za mbere ku kintu bita ikiyobyabwenge ngaho nizo za mbere ngo noneho ngo uziko ngo ndi kumva ngo hari amarushanwa yo kunywa ayo se ninde wayatangiye uvuga ngo bakazana nk'ameza bagashiraho ariko nase ubundi si mu byumva ngo hari abantu baje mu ntego zo kunywa bikarangira bamwe banapfuye bita no kunywa ibintu byinshi ikesi n'amakesi abiri ngo ayamare nase abantu rero none mu rubyiruko umugani ubu harimo ibyo bintu by'ubutinganyi n'ibiki ntabwo biri muri urubyiruko gusa byo noneho ubusinzi ukabije siko ari urubyiruko gusa rusigaye ruri muri ibyo bintu cyane ntabwo abagabo bakinywa reka abana
umugabo nyine wari gutera imibare agasanga ntacyo ari gusigarana ati amafaranga reka nyajane mu muryango ariko umusore hati cirikanwe kuko n'ubundi nta mu rugo nta muntu urambaza amafaranga urumva rero ibi bintu rwose sinzi wenda uburyo byacika muri sosiyete ntago mbizi ko nk'ubu turi kwanga ubugenza cane se ubugenza cane uzazabona kureba ko kuri umutinganyi kereka hagize report ubundi se yaje u Rwanda ubundi iryo tegeko ubundi kare nta n'ikindi ubundi babuvugaho iki mutinganyi barabwemera ntibabwemera bari netre bari netre ngiye aho ngaho bari netre ariko urebye ntabwo sara umuntu bari bafunga ngo barwanya pe ntabwo barwanya nta nubwo babahakana bari muri netre barahanwa netre ni nk'abatanze responsibility ubwo buri wese yazirwarize nabo nari mu gihugu cyiza ahandi ho ubwira umuntu nawe bagahita gufunga imyaka 10 ariko ibi bintu babyiteho cyane cyane biri kubera ku mbuga nkoranyambaga noneho bishobora no gukurikiranwa bigafatika ku buryo wenda nibura biragabanyuka pe abantu bareberera u Rwanda rw'ejo hazaza bakomeje gufata ingamba sinzi ndi ngamba bafata ngo zimeze zite ariko bakomeje gufata ingamba zikumira nanga zigabanya ibi bintu by'amashusho abari gusirikira online y'urukozasoni urumva ibintu by'ubutinganyi bakareba niyo bakebura abantu kuko bino bintu biri kwangiza society nyine wenda gukebura abantu ukuno wenda bavuga bati tugiye mu gikorwa cyo kurwanya sida nabo bakaje muri ico gikorwa cyo kurwanya abantu ubwo butinganyi kuko muri society barimo benshi cyane biri kwangiza society nyarwanda kuko bari kuvuga ngo tunywerese babona hari ama publicité ariko dushishikariza ngo tunywerese nibyo bintu bazareba uburyo babirwanya wenda biciye mu biganiro cyangwa se biciye mu rugo ko kurwanya ikintu nabyo bazabitekerezo nibura bakora amakampeni yo kubirwanya ikibazo buri hari abahaguruka buri ntabuze abantu baharanira uburenganzira ariko nyine n'abandi twe twavuze ko tugomba kubaka societe pe kandi afite uko babyumva ariko sinzi niba hari umuntu usibye ababibamo ndibwira ko nta muntu utaba muri biriya bintu bishigikiye usibye ababibamo ariko abatabibamo babirebera ku ruhande ndibwira ko nta muntu wabushigikiye biriya bintu hasa ikintu na perezida avuzeho nicyo gihe n'ubundi hari amashusho y'urukozasoni yasohotse perezida ari kuba ati ntabwo ari ubusa ntibari abanyeshuri ahubwo banarangije simbizi ngo baramubona nyine ngo ntabwo ari ubusa gusa bashyize hanze kubera ko nabo ubwabo mu mutwe nta kintu kirimo ubusa ni vide wanze cyagiye hari kuri kesi yabaye Merine bari gukoresha Heineken bari gukoresha za Heineken nicyo gihe ati ntabwo ari biriya ntabwo ari ukuvuga ngo bambaye nabo ubwabo mu mutwe ari ubusa ni vide ariko nyine ibikorwa by'umuntu niwe muntu niko bimeze ibyo bigaragaza umuntu uwo ari we ni nkuko amafaranga ari ibipapuro ariko icyo akora nicyo mafaranga bino bintu rero bizagira ingaruka kuri Nyarwanda no ku ngorero z'ejo hazaza kuba ingoro kubona ko ntago ziri kumara kabi nyinshi ziri kugira n'ubu ngubu kuri social media hari urugo ruri gukwirakwira mu majwi rw'ujyo witwa Eva hajya ngo na John witwa ngo Eva na John n'abantu yari couple mu minsi yashize bicaga bigacika bakundanye bari kugaragaza urukundo kuri za social media ewana umugore yari yise Eva wa John bigeze nayitaga ariko utuvugana bashwambaguranye bari guterana hejuru kuri social media bari gutukana ndetse uru Rwanda rwo ntirurangiye urwa uyu ntaza uyu wavuzwe n'ubundi nawe mbere uyu wari umukinnyi kimenyi burawe rwo buranti narwo rumbaro rwararangiye yuko kimenyi ngo yegiriye hanze ese ubundi mubona ko urubona nk'izo kese ziba zabaye kukumva abantu ibintu byabo bataye hanze umugore akagenda agafata ntuza y'isaha yose video y'isaha yose ariko uvuga umugabo ati gutya na gutya umugabo nawe akagenda akajya kuri live abagandifata urumva nakavuga ati gutya na gutya bose bakandagazanya bakajugunya hanze ibintu ubundi byari ubona byari bikwiriye
ibindi ntabwo byakabaye ubundi pe ni bamwe mugiranye ibibazo nibyo twari turi no kuvuga niba mugiranye ikibazo rwose pe mugende mwebwe ubwanyu mubikemure n'ibyanga byanjye nyine muyoboke ibigomba kubatanya ariko mwere kubizana kuri social media ntago ari ngombwa pe nese ubundi harimo ikihe cyigisho ubundi ibintu byakagombye kuja muri social media byabaye privately abantu kandi bagenda kandaganya bakageza no ku mabanga y'urugo byose bakamena hasi nta mugabo nta ugira ngo asuka umurebe inyuma ugira ngo hari ikintu yari yibashirije n'umugabo bati ntabwo ziti ese ngibyo bintu byafashe ikisosiyete kumva ni ibintu biri aho ngaho byo kwandagazanya urumva nk'abantu bakundanye abantu barakundanye urukundo rwabo ruramenyekana barabana ariko ewana ibintu byose bamenye hanze yani ntabwo byekwiriye pe ntabwo byekwiriye none nk'abantu baba burya iyo utekereje gushira ibintu bya hanze nk'aba basitari tujya tubona cyangwa tujya twumva burya baba baranasomye pe burya kuba umusitari biraho ntabwo byoroshye buriya baba bafite n'ubwenge bwinshi kugira ngo buriya kuba umusitari ntabwo ari ibintu buca mu gitondo ngo wabaye umusitari kuko utwo tuntu tubananira kudukavaringa bakumva ko ibintu byose babizana kuri social media kandi muri ibyo bintu bapfuye nta muntu birafasha ahubwo birasenya yuko dushobora kuvugana nabi ngo rwa runaka na runaka ntirwarindamutse se turaruruta se hari uwabarushije kukanyuzeho se genda nanjye ngenda ugasanga ahubwo ni uko nguko bigiye gufatwa muri sosiyete ese buriya koko haba harabayeho urukundo uri umuntu wigeze gukundaho bya nyabyo byenyewe wagera kuri level yo kushira hanze byose Ngo nagira ngo nta n'urukundo ruba rwarabaho bari ibintu byabaho bimeze nk'agahararo biraho ngaho bari abantu b'abasitari cyane bane b'abasitari burya urukundo rwabo kenshi na kenshi uri umusitari he kuri RBN uri umusitari he kuri BTN ubwo bwabyo ukumva nyine uburyo mumeze muri gutredinga ku ma social media mukumva ko bwanyu mugomba kwihuza no mugakora n'ubusitari bukaze twabwaye no kubera iki ubona abasitari abenshi ngo z'abasitari n'abantu sinzi impamvu zikunda kuba mu manegeka zigira ibyago byinshi byo gusenyuka wese wenda zanabitekereza nabireba urugo rw'abasitari wazibarira ku ntoki reba bano ba Ankostini ajya ngo nawe uriya n'umupapa da azama nogarasa peri reba uyu nguyu wari uri muri tsinda rya Dream Boys Neza Paratini reba uyu mama umuntu uza umusosho wakoraga kuri BTN ajya bimuriye kuri Ndera Dejone n'Indera uyu kuri umushusha rugamba w'umumama Anita Pendo wavuga wananirwa ni benshi yagose urwese rumaze rwamaze yabaye akibona uruhinja rusenyuka agene wabonywemo umuzungu wabonye uruhinja rw'umuzungu ariko stari wabonye uruhinja rw'umuzungu kandi witwa bari bayingana batari bayingana bone bayingana arabyara yibyarira umuzungu karamuka apana umuzungu nyamuzungu ujuje ibyangombwa n'abandi baba ati wowe ihangane ati hari igihe uko azagenda akura muzagenda musa ashaka kuzakura ariko ubwirabura uko agenda akura noneho akagenda yibera umuzungu wo mu rwego rwo hejuru niwe pe ndumva ari we ayo makuru nayumvise kandi wa mbere w'imfura imfura yaje ari umuzungu tu arumva rero hari igihe mbona ibintu bibera kuri social media cyangwa se ibintu biba ku basitari bitaba ku bandi bantu abasitari niba wenda byaba ariko babiri hanze ubuzima bwabo buba buri ku karubanda ariko bo barakabije pe buriya wababarira ku ntoki buriya abo ni bake none se ubwo kuko rero ubwo sinzi rero urumva ko sosiyete hanze ahangaha iri kugenda yangirika pe
Imana niyo gutabara abanyarwanda. Kera twumvaga ngo Imana ariko buso gusinda umutekano cyangwa se gusinda no gusinda intuza amahoro. Sinzi ariko nazi sinda amahoro pe, sinzi niba ariko nazi. Akuteke uzi ko buriya mu ntambara hari ibintu utakora. Mu ntambara se shaho ukuntu abantu bose baba babaye abakristo. Mu ntambara buri wese ari kuvuga ati Imana sinzi niba ndaramuka ejo sinzi niba burira. Uziko nta n'ikindi kitwa revive ububyutse. Revive no banga ububyutse mu gihe kitwa intambara. Ibihugu biri mu ntambara nibyo bihugu biba bifite ibintu by'ububyutse, ibintu bijyanye n'amasengesho. Kuko urupfu rukwegereye. Kuko urumva nta yindi migambi ufite. Ntago yo kuba ngo nzakoresha iki zagite ahubwo ni kwanga Imana wafasha ejo nkara wandamura uyu munsi wandinda uyu munsi ugasanga abantu bose ewana bakijije. Ubwo rero dufite amahoro ni byiza, ariko aya mahoro twakomeje kuyakoresha neza, tukubaka igihugu, tukubaha Imana, tukiyubaha, tukareba ko niba Imana yanakomeza ikatusendereza ayo mahoro. Naho buriya dukomeje kwitwara nabi ndakurahiye. Ejo bundi habaye ihuriro ry'abarimu kuri televiziyo nabo nakurikiranaga icyo kiganiro. Bari kuvuga ngo babajije minisitiri w'uburezi baramubaza bati kuki umwarimu wa mbere wamugeraga ukabona ubwo yifitiye agaciro na confidence wagira no mu rugo hano ni kwa mwarimu byagenze bite kubu ngubu harimo itandukaniro kandi wenda byitwa ngo bahembwa amafaranga menshi yewe bafite n'amabachelors ibintu bafite amadokima byagenze bite ubu abarimu wenda bamwe ntago ari bose kuja kumva hari abatari kwitwara neza kandi umwarimu wa mbere wenda yahembwaga make ariko igitinyiro kumva ngo uyu ni mwarimu byibura mwarimu wa kera byo ewana ntubona ko tuniga za primaire na hehe ubona ko umwana uvuka kwa mwarimu yabaga ari smart hose ari n'umunyabwenge kandi na nyina bibaze ngiye nari umwana wa mwarimu ku ishuri ntibagutinyaga reka ngwe story yewe ubundi reka nze mubwire nari ndi muri bake bagira amakayi muri bake bagira amakayi reka da urumva rero ikindi cya kabiri nari muri bake bambara inkweto ubundi nize ikigo nize wenda ntabwo ndi bukivuge ariko bambaraga ibirenge yego amaguru kabisa gaza ibintu by'inkweto byarutse vuba ngaha mu mabuye nisanga ni njyenyine muri classe nambara inkweto niko byabaga bimeze abana kwa mwarimu nari urumva hari ukuntu kera baratubwiraga ngo mbere yuko utangira kwiga bakubwira ngo bafata akaboko ukarenza sibyo ukore ku gutwi ko hirya ubwo nibwo urabukuze noneho njyewe ntabwo nari mbishoboye ntabwo wagezagayo natangiye ishuri mfite imyaka 5 ariko kubera ko byonyine nari umwana wa mwarimu ewana baranyubaga byadanje njyewe wigaga narinze ngera mu wa 6 ari njyewe wiga muri classe ndi mutoya yego rero umva umwana wa mwarimu usa n'ibikayi byiza ibigome ibikureri akantu keza kose ariko bambaye za uniforme hari amakaki y'amakoto nabo bagambaye amakaki y'amakoto agiye gusa ewana ubona abana b'abasirimu ibyo mbivugiye ikirere minisitiri bwe yaravuze ati ubundi barimo bambira impamvu bari bafite agace nibo ubwabo bakiheshaga ati ni mwarimu ubu ngubu tuvugana nashaka kwihesha agaciro azakabona azanakiha kandi azanabishobora akabona byoroshe buriya reka nkubwire itandukaniro riri muri iki gihe n'icya kera none ikintu cyadanje cyabaye hari abantu bajya binserereza nyine hari abantu bajya binserereza abantu bakagira ngo ni blague buriya ni njyewe muntu wa mbere muri iki gihugu ni njyewe mwana w'umwarimu ni njyewe munyeshuri wa mbere wari umwana w'umwarimu ariko
umwana atagira ubwenge sinzi ukuntu mbega okay ni njyewe muswa uvuga kwa mwarimu ibyo rero byabaga ari fake buriya surukuru kuntu wari umeze waba uri smart kandi mu gihe umwarimu yazaga ari wowe wa mbere atakuzi yakubanzaga ku kibazo neza ko ari ugiye gushwanyaguza wagera ku kibazo ugasanga yakintu kibereye mere yarankubitaga yana rero hari ukuntu ubundi mere hari ukuntu bari barashyizeho ibintu bya etide ya mu gitondo saa moya batugeze muri etide mewe saa 12 yarambyutsaga ubwo nyuma yo kumbyutsa ibintu byose byabaga biteguye noneho ikintu yakoraga yarambyutsaga akamakinga sure ko nabyutse ubwo nta kindi kintu yitagaho byo kuvuga ngo noze nariye byabaga bihari nanyweye urumva hanyuma tukongera guhurira ku ishuri hanyuma twahurira ku ishuri kandi ntabwo yigeze ashyiraho pressure ngo genda va mu rugo sasa reka tuzahurire ku ishuri hanyuma agahita ambwira agahita baza abanyeshuri abantu bakerewe tide ntibaza ubu nyine twagiraga chef de classe bagahita bahagurutsa wowe nanjye nk'abandimo yanshyiraga hariya imbere abandi abakubita 10 byakankubita 15 ya none nari ndi mu wa 4 uzi nese nkora ngiye mu wa 5 namuhunze mva kuri icyo yigo yigishaga aho mutajya ahandi hantu ndamuhunga arabikwemerera aromba abana b'abarimu sha nawe ni mpamvu wenda abana b'abarimu bo hambere buriya icyo gihe nibo basirimu usanga nabo basirimu bahari mu makaritsiye nibo bambaye uniforme usanga aribo bantu babasirimu bahari ariko ni nabo banyamishahara baga bahari urumva abandi barabahinzi icyo gihe abenshi barabahinzi ibintu by'ubucuruzi n'ubushabitsi bije vuba byagateye imbere urumva usanga ari utuntu tw'ututike usanga bari kuja gucuruza bafite ibikarito none ifaranga icyo gihe rifite n'agaciro ayo bahembwaga iwana akagenda agakora ibintu byinshi akaguramo ibisambu kuko umushahara w'abari marega ntago bo wariyongeye ko wamaze igihe kinini uri constante ari umushahara umwe urumva kuko bawuhinduye vuba hanga urumva ariko icyo gihe amafaranga bahembwaga yaravuga afite agaciro uko ifaranga agenda afite agaciro bawugumaho ubwo icyo gihe niba ifaranga ritaye agaciro kandi ukaguma kuri wa mushahara kagaciro wari ufite nako ubwo kaba kari kugabanyuka nuko rero byaje biza kurangira noneho bari kubona ya confidence bageraga bari kuvuga n'umuhinzi ngo yabahera ugasanga umuhinzi ari kuvuga ngo siko naye mbaga barimo babiri ariko mudatekereza barongeye basubira ku gaciro kabo ubu reka turebe ubu biteka agaciro kabo kasubijweho reka ubu turebe ko noneho barongera kugira igitinyiro kuko urabona umwarimu sako bafite n'amafomo narega n'agashara wenda ntabwo ari gake bari barabuze abagabo bahise baboneramo gutese umushahara wiyongeye hari umwarimu ugeze kunsetsa naramuhamagaye yari umukobwa kari agakecuru kari karabuze umugabo yaransekeje kandi nawe yari yakiriye nawe yaravuze ko rwose yayamanitse noneho ejo bundi covid birateye buriya kantu hari abantu bagaprofitira byago byamwe ni mu byisho covid yarateye haza babandi baprayingaga bigaga amasiyansi uko bahawe amahirwe yo kuja kwigisha nawe aba yisanzemo akigeramo bahita bamukubita iyi note y'ijana y'ejo bundi bita bamwongeza yese anyakura ati bona ati bitese ni sawa atumva ati babandi baranyanze ati sindi guhembwa 1,100 nkeneye umusore uri guhembwa 5,200 uwijana ntawe nyikeneye ahita azamura agaciro direct kandi koko pe yahise akoresha ubukwe cyane rwose nta n'imyaka 3 yamaze ku ntebe y'ishuri uba afite nk'umwana w'umwaka umwe cyangwa ngara burya ni musema kweri
Yesu abo n'umugaruje yabimbwiye hariho akarinyi yabimbwiye afite akarinyi nubwo yarashatse pe urumva rero hari igihe wenda bari mundangira ubu abametrese berekana umushahara ntabwo kumba abashaka yo bahembwa urumva rero reka turebe ko ubu ngubu nabo agaciro karagaruka uretse ko nyine babongeje ibintu hanze n'ubundi nabyo byarazamutse byarakabije kuzamuka nuko bongeza ariko n'ubundi ibiciro ntabwo byara kuri level urumva avuga ko iri compatible ku buryo bahangana n'ibiciro byo hanze aha bari kuvuga ngo babakorere ngo mwarimu aya maguriro nkuko hari aya amishopu babakorere isoko ry'abarimu nyine baje bahuriramo mwarimu shop baje bahuriramo noneho biteko umushara wabuzwe n'ibiciro babimanure babigabanyiriza imisoro babona rero buri wese arekaramye bakamukorera isoko buri wese bakamukorera isoko ntago ayo masoko yaboneka ahubwo bahita babazamura umushahara kugira ngo bahangane n'isoko riri hanze ahangaha buri umwarimu rero niyo yari target buri kugira ngo nibura bahanganye n'ibiciro byo hanze ahangaha umwarimu wa segonderi yakombye nibura kuba ari nko kuri 500,000 sibyo nibura uwa primaire akaba ari muri za desa 53 ariko unfortunately kubera ko n'ubushobozi bw'igihugu bigoye kuko buranari yababongereyeho buri gihugu barama miliyari cyane buriya badashatse ahandi hantu arava mu buryo bufatika ari uko nyine iki gihugu gifite abayobozi bareberera nyine bakora ibintu babyiteguye kandi banarebye n'ingaruka cyangwa se ibyiza byabyo ari nk'imo bindi bihugu waje kubona ukabona bongeye baramanuka bitewe wenda nuko igihugu gise kinyeganyega ariko biteye ko iki gihugu cyo kigiye kuri ibintu kimanza careba cyabibaze neza n'ahantu amafaranga araturuka ntavuze bati wenda ntabwo dugikeneye aya mafaranga araturuka hanga hari impamvu cyambere baba byatumye ayo mafaranga bayaboroka noneho bakareba n'impamvu y'imbere mu gihugu bati nta kintu biratwara iki gihugu aya mafaranga nituyabura ahubwo turayakura nivuga ngo byose bamanza babikarikira ariko ari nk'igihugu gikora gihubutse waje kubona ukuntu barongeye baramanura bitewe n'ubwinshi bwa burara amafaranga bongeyeho mu gihugu ni menshi bari menshi bora akazi abarimo bakora ntawe utakabona nani nk'abaganga n'abakora mu nzego z'umutekano kuko n'abantu bose bigaragara ko umushahara utangana n'akazi bakora ntabwo wabona ikintu wabahemba kuko n'akazi ni ibintu bisaba ubwitange n'akazi kavunika urumva ntabwo wabona umushahara wabahemba ngo umvura bafitinze bye ariko ntibacike intege buri wese mu kazi kakomeza kure neza igihugu kiba kibarebera kinabireba uko ubushobozi bugiye buboneka mu gihugu nibwira ko bazajya bagenda bagira batereka akantu bongera akantu kandi ntibanabyibaza kuko twese turi ku isoko umugane w'amagi twese turi ku ishuri ntituri hanze ahangaha twese turi kurwana nabyo ugomba kumenya nyine iyo uri umwana mu rugo buriya hari ibintu utasaba umubyeyi bitewe nuko uzi level umubyeyi uzi status y'umubyeyi sibyo ntabwo wavuka kwa ngofero kugenda kumubwira ngo wangurire ngo ibingibi ibintu bihenze ugomba nawe kumenya nyine umubyeyi wawe uko angana sibyo kandi ibintu bikubuza kwitwa umwana na ngukore ibyo wagombye gukora muri urwo rugo cyane rwose ngayo nguko bakunze bacu rumwe mudukurikiye reka tube ducumbikiye ngaha iki kiganiro ndibwira ko mwaryohewe nakagaruka tarakora subscribe uko kubeze gukora subscribe like ndetse no muri comment mujye mutubwira ukuntu mwabonye ikiganiro ndetse n'inama n'ibindi mwatubwira ubundi twebwe icyo twiyemeje ni iki ni ukwigisha sosiyete wenda tukagira icyo twakora tukareba ibitari kugenda neza tukabivugaho tukareba ko hari icyo byakemura kaho tukareba n'ibimeze neza nabyo tukabivugaho twebwe niko ni intego yacu ishingiye ngayo nguko rero ni kuri ni TV show mukomeza kugubwa neza ciao